sheri umbwije ukuri tugiye kubona abashyitsi siko wambwiye abashyitsi barahari none subuko basanga urimo kunywa inzoga hano ni iwanjye sibyo nta muntu untegeka iwanjye ngomba gukora ibyo nshaka sheri kamubwire reka nijyane mu cyumba uzi kwinywa basi bagiye hano ni iwanjye sibyo nta ushaka kumbuza icyonwa cyangwa njya harya wambwiye ko ari bangahe 5 oya ni pasiteri sibyo n'abakobwa babiri bafatanye umurimo w'Imana ngo niba ari abaririmbyi ubwo ni 3 bagiye kunsora ngo mu kanya barambwiye ngo bageze hano hafi ibigesa nk'ibyahesheri nezere ko batekeye neza ahubwo nibo bavuze bageze hano hafi unyizera ndakwizana nawe oya nakubonye abaswa bahengereje sibyo bise nkwita ikibasumba nawe mama peti wowe urakijije ngabo barahageze se bakira ubanza ubahe karibu binjire muri karibu amakuru yanyura ni meza ni karibu Nzovu uriho muri paste gira amahoro yisashimwe ahimba komera abandi babakobwa mbwiraga babari mwe n'umudiakoni ndi no muririmbye karibu muri ku rusenyo yambare nk'abandi bose nanjye burya ibyo murisanga mwicare mutuze sibyo hano si pastor turasanganywe sibyo nigeze gukubera umushyitsi rimwe ariko Nzovu kubwo duheruka kuganira sinarya Yesu inyubaha koko ubwo duheruka kuganira arambwiye ngo ukurika inzoga karamunaniye haranditse ngo akavaho urwo rushunga ndushyi mu ruharira ababuze ubwenge n'abagiye gupfa pastor wasone nabi haranditse ngo kubw'inde yacu yatunaniye gake aka ni gake sagacupa wo mudimu urohoreye muri iyo nda yawe mubimba FC shiri wewe wajureka koko madame aba nabashyitsi twagashyize hano oya byihorere madame aba nabashyitsi banje baje konsori wanje ntibaneka kubyanjye sibyo aho ebo ndavuga ngo ugiye mu Rwanda singa ingeso ku irembo bashiri basimanire rwose abari inshuti zanjye sibyo ariko si ngombwa nta kibazo oya reka sugura urumva nari natumanyije ibyo kuri hano kure cyane ntabwo ari cyane ariko nanone niba mwabiteganije nta kuntu tutabahesha umugisha ahubwo reka mbizane basimaniye pastor ndabizi reka basimaniye abana bakiri bato bakunda uyu rero bari kare Uzere ko ntatinze muriye sibyo umva sheri buse ubwo bivuze ngo ibibiko bibiri ni iby'abanyurwa by'abashyitsi ni yinini Shock you. Kumwe mwapanze subye. Ntacyo ko mubishaka. No mwiyereko mba nabibonye ngewe. Are you sure Emmanuel? Ikibazo ariko turabanza. Se birasengeye. Besa nibirasengeye rwose. Haguruka usengere ibyo kurya. Shabatse senga nicaye ko. Urugo haguruka nta muntu usenga. Bana se nicaye nta kibazo. Yicaye. Kuko ndasenga se burya kuko ari amagambo make ko barabishoje. Akuseshere koko wambabari. Nta nubwo dusenge hanyuma uze kwikomeza ifunguro ryawe. Nzovu nahora inyota agira no murimo w'umuceri no mu mvura bahora bawuye koko wajye umbabarira ubona mureke dusenge mureke dusenge dushima n'Imana kuba mwageze hano amahoro amina Uwiteka Mana yacu haleluya Mana turagushima ko turinze twatugihumeka umwuka bazima ndakwereka abashyitsi Mana baje hano wabarinze bagihaguruka mu mago yabo wabarinze Mana wabarinze nukuri wabarindiye mu nzira aho bari bari nta gisitaza bahuriye nta n'abadayimoni babitambitse habe na gato Mana wabiyeretse kuko uri Imana isumba byose Uwiteka Mana yacu rero turagushima kuko bageze hano amahoro reka bicare bagubwe neza reka bicare nukuri kose reka bicare bumve ko bageze muri bene se reka bicare bumve ko baguwe neza Jesus is Lord. Uwiteka Mana yacu rero nta wundi usa nawe
Amina. twateguye ifunguro, reka Mana tugiye kurirya, reka ritunga umubiri wacu. Haleluya. Izina rya Yesu. Tekane vodo chambre. Mana yacu turagushima ko twebwe Pastor umuntu mwiza, inzu tugiye kubona indi etaje. turagushima Mana ko twebwe twabonye ibyo kurya byo kurya. Ibyo kurya byeza bitunganye, twebwe bagiye kubirya bitugirira umumaro, bitunga umubiri wacu. Ndakwinginze kuko uri Imana ishobora byose, bana natwe kandi utugirire neza. Mana, ni ukuri tuje imbere y'amaso yawe duciye bugufi, tugiye gufungura, dufungure twejeje. Hey! I will tell Apostle about this. This is what you want to use your life for. Rero mwazi Satani mu izina rya Yesu uri butwitambike mu biganiro byacu turi bugirane, turamwamaganye mu izina rya Yesu. 12 seconds later. Ni ukuri ni wowe Mana nzima. Rero tuje imbere y'amaso yawe kugira ngo utugirire impuhwe, utugirire ibambe kuko ushobora byose. Rero Mana, uko tubona hano turakubashye, turakwinginze kugira ngo utwakire uko turi abana bawe. Amina. Ni ukuri rero Haleluya. iri funguro nanone ryeze ritunganye. Amafunguro Mana Yesu yatunganye. N'abatayabonye bayabone Imana. Amina. Amina. Jesus Kristo. Haleluya. Amina. Ese ibyo ni ibiki kandi? Ese amadayimoni, inzu dufite amadayimoni se. Sinaryaye. Dufite imbeba kugeza imbeba, sibyo? Inzu yacu ko nta mbeba tugira, nta madayimoni, ibiryo bye birabigiye he? Ni ukuri nari sinabizanye kuko None se mubireba. byatangiye iyi sahane ariyo iri imbere yacu shere, sibyo? Bimeze gute? None birangiye bimeze gute koko? Nzovu, hari kimana nyeretse. Ni ibiki? Urugo rwanyu rurimo umudayimoni w'ubusambo. Mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu nta busambo tugira. Nta kuntu umudayimoni atari kuhaba nsanzwe uri kunywa inzoga. Nabikubwira, ntakubwira wa mugabo we kuko wakijije. Iki ni ikimenyetso cy'uko ukwiriye kwihana. Madamu avoka mu muryango utageze usabiriza umunyu barihaye. Nanjye mvuka hehe? Iyi Nyanza, sibyo? Kwiha no gukizwa ni ibintu bibiri bitandukanye wangijiwe. Wakwemeye ugakizwa koko. Baze nyamara ibi bintu biri muri mwebwe. None se kuki? Izina rya Yari bimeze gute isana ariyo yacu? Niyo mafusha. Ibi bintu mukoze musa n'abadukina kabumbu. Uzika bari abakozi b'Imana. Ngize amahirwe n'imbe inzoga yanjye cyo kwayo ntacyo mwayitwaye. Ndava hano mbasenya umudayimoni tumwirukane. Amen. Byari kurutwa mukavuga ko nta biryo bihari. Nukuri ariko nari nabizanye. Ahari mwabibonye ko nari nabizanye. Haranditse ngo ibyo kurya n'ibyinda, inda nani ibyo kurya ariko byombi Imana izabitsembaho. Inda yariye koko. Hababaje abakobwa umudiyakoni n'uyu muririmbyi. Naho njye pasiri nakora n'amasengesho iminsi 40. Nta kibazo ubwo mutunzwe. Mwihangane murabwiriwe. Ubu ni twebwe tugiye kubwirirwa. Nimo gusura urugo rw'imbwa idakingiye. Izina rya Yesu ndavuga imbwa y'umudayimoni wo muri uru rugo ntabwo ikingiye. Wayijyanye se kwa veterineri? Mbizi cyunzwe kubera mwe. Tamasane mbasenge. Ndamwambire. Reka badusenge neza tubigenza gute sheri? Fata hanga. Reka dukire. Ndagushimye Mana yacu, ngushimye kuri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Uyu muryango ho rushihagurana bagira umushiha wagira ngo babyaye badashyitse. Haka kagabo karashya n'ifuni hambe mwagora kiyahuza ibyo bwenge gusa. N'uyu mugore wagira ngo yarayobye intera kwiyaka kagabo. Ahubwo bagahora bashaka kunsuzugura ndi umukozi wawe Mana. Nakwinginze ngo baho umutima wo kunyurwa nimukaje badusuzugura uko yiboneye. Haleluya. Ndakwinginze rero ngo baha ibyo kurya bihagije be kujya badutega udusane tubiri gusa. Nta naho twangeze. Haleluya. Urakoze kumvise gusanga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ariko Imana ivuze rero. Yavuze ngo butamye mutegura ibyo byinshi. Yabyumvise? Pastor rero. Tegura ibyo byinshi bifite abashyitsi nk'aba Nukuri ngaba. kamubwiza ukuri. Twongeye tubateke ko dufite umufuko. Wowe nimuteke. Isengesho senze. Turaburaye. Nta kundi twabwiriwe. Turiwe n'imbwa idakingiye. Oh my days. Isengesho senze nawe ntago rimfashije pe. Ntabwo ryari guhuva nyine abantu batinya ukuri kuraryana. Abantu mu bihe by'imperuka mu bihe bya nyuma abantu bazakunda kumva ibihwanye n'irari ryabo gusa. Sheri. Ayo mupaka. Mbabara nawe niwe wanze
gukizwa wakwakira ubundi umwana. hanyuma rero Nzovu, Uza gukizwa hari ibyaha mu nsanga. Nzovu reka nkubwire, Kubw'indi yacu yatunaniye. Ubundi gakeya. abakristo baza kudusura ugatangira kwiyahuza n'ibyo inzoga. byose se Basi reka mpfukame nukuri ndabingiye. wipfukama Pastor wipfukama Wipfukama handitse ngo uzapfukame Nyagasani wenyine. Amina. Ntuzapfukamire pastor. Amina. Ni amakosa. ariko sheri hari akantu nibutse. Kameze gate. Simiruka hano twarahesitaye kamera. kamera